Alright. Murakaza neza kuri Mr TV. Uyu munsi tugiye gusobanura filime The Border Sam. Tangiye n'umugabo bita Andrea arebye umuhungu n'umukobwa basomana ku rundi ruhande. Amaze kwitegereza ibyo bintu yabonye ari ibintu bidasanzwe bimutera ubwoba, yumva urusaku batera atarwa abantu bakundana. Yiga inama yo kwiyahura. Muri ako kanya yahise asimbukira kuri gari ya moshi. Muri uko gusimbukira kuri gari ya moshi, hakurya bahise batwereka umugabo uri mu manika icyapa gihamagara abantu. Muri ako kanya haje ikamyo. Andre asanga ari we mugenzi wenyine uri muri kamyo. Yatunguwe no kubona yuko yakiriwe na wa mugabo amubwira ko yarategerejwe hano. Muri ako kanya mugabo yaje amusuhuza kure urwego, arangije aramuherekeza. Binjiye imodoka amubwira yuko agiye kumwereka isinja. Muri ako kanya ufashe imodoka berekeza ku rundi ruhande. Andre wo muri isi ya kera yisanze mu isi y'ubu, asanga abagabo bari gukina ari ahantu heza. Ageze ahawe imfunguzo ndetse abwirwa yuko agiye gukora n'akandi kazi gatandukanye. Andre yarabyishimiye yinjira mu nzu. Muri uko kwinjira mu nzu yarebye ku rundi ruhande abona miruwari. Agiye kwireba muri miruwari asanga ubwangu bwarakuze, yaramaze imyaka myinshi atogoshwa. Yaje ku rundi ruhande boss bamuzana mu kazi, amuha ikaze amwereka n'abandi bakozi bagenzi be. Andrew yabonye hano ari ahantu hashimishije. Boss yamuzanye mu biro, amuzanye hano muri biro, arangije ahita amwishyura 1/2 cy'amafaranga azahembwa. Amaze kumwishyura ayo mafaranga, Andrew yatangiye gukora akazi bimwe bidasanzwe, yishimye kandi ameze neza. Muri akanya saa sita yarageze. Andrew yarahagurutse ajya gufata ibyo kurya bya saa sita. Yaje hano yicara ku ntebe afata icyo kurya. Amaze gufata icyo kurya, Andrew yahise asoza aragaruka. Agarutse afuye gufata icyo kurya yasanze hari umugabo wiyahuye. Muri ako kanya kibona umugabo yirahuye, Andrew byamuteye ubwoba. Muri ako kanya ahita akira ubwoba budasanzwe, ariko yitegereje neza abona hari abagabo bari kurayo umuntu ntacyo babwiye. Andre nawe nagushidikanya abireka yuko ibyo ngibyo ntacyo mubwiye, yikomereza mu kazi. Andre yahise akomeza mu kazi. Akigeze mu kazi yicaye arebere mu idirishya abona wa muntu bamukuyeho ndetse bamaze no kwakubura. Muri mugoroba yerekeje muri club ajya gufata icyo kunywa. Amaze gufata icyo kunywa, Andre yagiye guhagarika avuga yuko rikere bamuhaye cyangwa alcohol idakwiye ivanzwe n'amazi. N'umugabo uri hasi abwira ko atari byo. Undi uri hakurya amubwira yuko nawe yemeranya nawe ko inzoga yari ivanzemo amazi. Batarabyumvikanaho, Andre yahise yunama ngo arebe uwo muntu ni muntu ki, ese uwo uvugana nawe ni muntu ki. Mu kureba yaje akurikiye wa mugabo, yumva ku nzu hari imiziki myiza kandi imiziki myinshi. Andre yahise yikomereza. Yaje mu kazi ku munsi wakurikiyeho. Ari mu kazi yarimo atunganya impapuro zitandukanye, ari gutunganya izo mpapuro. Yaje kwa hasi yikase indoki zavuyeho. Abakozi bagenzi be baje kumushungera bibaza icyabaye, nabo ubwabo byarabacanze. Muri ako kanya Andre yabasabye ko nta muntu ugomba kumwegera kandi ko nta muntu ugomba kuba yaza kumureba. Yaje gukanguka, amaze gutakaza ubwenge, yaje gukanguka yisanga ari mu modoka yashinzwe isukura umujyi, bamujyanye mu rugo. Andre yamugije mu rugo nta jambo na rimwe bavuganye, abasezeye bo ntacyo bavuze. Andreas yahise yerekeza mu nzu yikuraho igipfuko. Yikuye igipfuko abona neza urutoki rwongeye gukurana mutaraga. Bimwe biramurenga, abona ko ibyabonye bidasanzwe, ibitangaza agenda abona buri bidasanzwe. Andre yagiye gufata ijoro ryose aryamye bitekerezaho. Ku munsi wakurikiyeho yafashe imodoka agaruka kuri wa mugabo. Akigaruka kuri wa mugabo abona ya bisi yamugije ahantu yari hageze, havamo undi mugabo asuzanya na wa musaza. Muri ako kanya Andreas yagize gutya yihute ngo arebe ko yakurikira iriya bisi, ariko ntabwo byakunze, yahise ayibura. Akimara kubura iyo bisi, Andreas yongeye gutekereza bidasanzwe. Yaje agarutse mu kazi asanga boss we aramutegereje ibyanyabyo. Boss yamumusuje amuza niba ari kabazo gihari, amubwira niba yakina computer ndetse n'izindi ndebe ko zihari. Andre amubwira ko nta kintu na kimwe akeneye, amubwira ko ameze neza. Boss amubwira ko agomba kuza gufata ibyo kurya bya saa sita kumwe n'abagenzi be. Andreas yaje kumwe n'abagenzi be aje gufata ibyo kurya bya saa sita. Muri ako kanya Andreas yakuye n'uwita Anne, umukobwa mwiza mu designer, nawe aramushyitsa aho hantu ahita amukunda. Amusezeranya ko bagomba kundana, amusaba ko niba bishoboka ko banasohokana. Babyemeranyijeho. Umunsi wakurikiyeho yasohokanye na Anne
agezeyo bakoze bimwe bidasanzwe. Andreas umaze gukira yazanaga n'indabo hano mu kazi. Muri ako kanya Andreas yaguze imodoka ihenze, atangira kugira urukundo rwe rwakoragwe na Anne. Bakuje urukundo bagenda bishima bidasanzwe kumwe n'abagenzi babo, bishimiye urukundo. Nijoro hagati Andreas yibuka uburyo agomba kuba afata agakawa, ariko Andreas urukundo rwe na Anne ntabwo rwaje kuba rwiza. Hatangiye kuzana ibibazo bitandukanye, batangira kwinubana. Andreas yakora n'umunazo mbuza bitsena bimugendekere neza. Mu ijoro rimwe atameze neza arabyutse ngo arebe ko yajya gufata agakawa. Andreas yaje gufata agakawa, Anne yarahamusanze. Anne amaze kwamusanga, Andreas yavuganye na Anne. Amaze kuvugana na Anne yatamucika ataramusobanura ibibazo bye. Andreas yongeye kubikwa undi mukobwa ari mu kazi yitwa Ingebo na Andreas baje hano. Andreas yasabye Ingebo ko amukunda. Ingebo nawe ndagushidikanya arabimwemerera ko mukunda. Muri ako kanya Andreas ahita hamagara Anne amubwira ko ari butahe bwije. Muri ako kanya gakurikiyeho bagiye kura filime na Ingebo. Andreas abona filime ibabaje atangira kurira. Ingebo we ndana kimwe ndacyo byari mubwiye. Andreas na Ingebo batangiye kurebana kandi ko mu jisho. Bageze ku rugi amubwira ko afuka abana n'undi mugore, amubwira ko nda kibazo. Barangiye bagenza gutya barasomana bya nyabyo karahava. Andreas niwe na Ingebo urukundo rwakomeje gukura barebana kana ku mujisho. Andreas yaje ku rundi ruhande. Andreas yaje abwira Anne mu ijoro rikurikiyeho ko afite undi mukunzi, amubwira neza ko bagomba kuba batandukana. Anne byaramutunguye, ariko asaba Andreas ikintu kimwe, amusaba ko batandukana amaze kwakira afite ku cyumweru. Andreas yazaniye Ingebo ururabo rwiza, amwereka ko bazaba mu isi nziza kandi isi idasanzwe. Andreas yishimye. Ingebo amubwira yuko ibyo yakoze atari byo yagakwiye gukora, kandi ko akwiye kubitekerezaho neza, atarabyizeye neza. Ingebo muri ako kanya abwiye Andreas ko afite abandi bagabo bagenda abandi bagabo akundana nabo. Andreas byaramubabaje. Bari gufata icyo kurya, Andreas yamusabye ko agomba gutandukana n'abo bagabo kandi akihangana akabivamo. Ingebo atinze arabimwemera. Andreas ariko yarababaye. Muri ako kanya Andreas kubw'agahinda yari afite yahise afata icyemezo, asiga ifunguro hano aragenda. Andreas ajya kuri station ajya gutega. Ageze aho ngaho yongeye kubona umusore n'umukobwa nabo basomana bidasanzwe. Andreas kubera ko yaratinya umubabaro kuva kera yafata icyemezo cyo kwiyahura yinaze hano, ariko ageze hasi gari ya moshi iramushwanya mu guza imugira ubufo. Ariko kubw'amahirwe y'Imana Andreas ntabwo yitabye Imana. Nyuma y'iminsi mikeya Andreas yaje guhaguruka hahandi abona urumuri rudasanzwe, atera intambwe acari muri rwa rumuri aragenda. Andreas yazanwe n'abantu bashinzwe isuku barongera muzana kwa Anne. Akimubona ntabwo yitaye uko ameze n'uko yangiritse, yahise amusuhuza ndetse amusaba yuko bagira gutya bagasohokana. Andreas ndani bahitamo yahise abyemera. Andreas yagarutse kwa Higo, yumva amajwi n'umuziki udasanzwe ndetse n'impumuro idasanzwe. Muri ako kanya ajya komanga ku rugi. Higo yagize gutyo akingura Andreas. Akimara kumukingura baganiye gatoya, amwemera ko yakwinjira indani, asanga hari urumuri rudasanzwe atigeze abona munsi yabo. Arebye no hakurya abona ukwezi. Akimara kubona ukwezi amugira agaruka mu kazi. Ari mu kazi arimo atekereza ibyo yabonye mu ijoro ryahise. Bose we yarinjiye. Bose aza amureba amaze kumwerekeza. Andreas abwira Bose ko yumva amajwi menshi atandukanye y'abana batoya kandi azi neza ahakabana n'abantu bakuru ndetse n'abakecuru ndetse n'abadamu. Bose yarafunze yisubiraho nta kintu avuze. Andreas yafashe ibitiyo, amasupane ndetse n'ibindi bikoresho byose bitandukanye asubira kwa Igo bareba ko bajya gucukura tano. Muri ako kanya Andreas yaje atangira afasha Igo bacukura tano. Bari imbere muri tano hari byo baganiriye. Andreas agarutse mu kazi asanga bamusimbuje umuntu wasa neza, yigira inama asubirayo. Andreas abaza Bose impamvu yamusimbuje. Bose amubwira neza ko agiye kujya gushaka akazi yishimiye kuruta ako arimo. Andreas tarasobanukirwa neza. Bose yahise amusezera. Andreas ndagushidikana no gutinda yahise asubira kwa Igo.
bakomeza gucukura tano ngo barebe niki kiba hakurya. Abandi baturage baje kureba ibyabaye basanga abagabo bari gucukura tano, ariko basezeranya ko ibyo bari gukora atari byiza, basezeranya ko batari bubagambanire. Bahise bigendera. Andreas n'ubita Igor bacukuye tano. Andreas ahunza akaboko mu nzu nziza imwe idasanzwe, agerageza gutya byakora byose. Babagabo bari barimo bakina, agira gutya yiba keke. Amaze kwiba keke ayikurura muri tano. Kuri ako kanya babakirina cyangwa se abantu bashinzwe isuku baje gutya banamukurura, bamukurayo bamujyana ari kurya keke. Avuga ko keke yari iryoshye, aribwo bwa mbere akumva ikintu kiryoshye gutyo. Bamusize mu imodoka. Andreas baramutwara, maze kumutwara bamujyanye ku buyobozi. Bamwe mu bayobozi b'umujyi baje hano ku rundi ruhande. Andreas bagerageza kumubaza, ntago yigeze avuga, hese aceceka amera nk'umuntu wataye ubwenge. Andreas umuyobozi amuvugishije ntago yigeze avuga. Abaturage bagenzi be barabyishimiye kandi bavuga ko Andreas atagomba kongera gukora ibintu bibi muri aka karite cyangwa se muri uyu mujyi. Andreas yaracecetse. Muri ako kanya umuyobozi abwira abayobozi ko Andreas bagiye kumujyana ahandi hantu. Bamusubije handi kuri wa musaza, bamusise mu imodoka. Imodoka aragiye iragenda. Andreas agenda atera imigeri ndetse anababaye cyane. Muri ako kanya hari abagabo b'abakirina baje bagira gutya basaba tano. Anne agarutse ku rundi ruhande, tugaruka mu mujyi. Filime irangira tugaruka mu mujyi. Anne na Ingibo bahuye n'abagabo beza bisezerano, naho Andreas ari ku buribwe budasanzwe. Andreas yagize gutya afungura urugi rw'imodoka, yisanga mu isi y'urubura ndetse n'ubukonje budasanzwe, hatari icyizere cy'ubuzima. Filime yacu irangira imodoka yigendera. Filime irangira aho ngaho.